barahuniki bigeze mu gicuku bumva urusaku ngo umukwe araje bose bashinduke kandi sinshaka yuko abantu ari jyewe bavuga mwami Mana ndagusaba nguzundemera amashimwe kugira ngo abantu nabo bahindura imvugo nibabona wantabaye maze bose bavuga ngo iyo Mana yabarokore nukuri nakwemeje Zaburi nshya. Uzampembe ikibendeza uzampembe ikibendeza mwami wanjye uzampembe ikibendeza yewe Mana yanjye we ngwino urebe uko bimeze yewe Mana yanjye we ngwino uhindure imvugo z'abahora badusebya bahora bavuga ngo ati mbese uriya ko asenga ubundi aturusha iki ku manywa na nijoro wati yagiye gusenga ku manywa na nijoro wati yagiye kubwiriza wati mbese akabikora guca
ikibendeza uzankorera iki Yesu uzamwenda ikibendeza 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 mu mutima wanjye. Haleluya. Bwira umuntu mwegeranye ngo agaciro ni amavuta. Anishe amavuta yatugize ibyo tutari kuzaba byo. Anishe Bibiliya nsangamo umugani w'abakobwa 10 batanu b'abanyabwenge na batanu b'abapfu. Aba bakobwa uko ari 10 bari bategereje umukwe. Aba bakobwa bose bari biteguye umukwe, ariko igihe kigeze bararyama barasinzira. Igihe kigeze bose barahunikira. Bigeze mu gicuku bumva urusaku ngo umukwe araje, umukwe araje. Bose bashidukira rimwe ngo basanganire umukwe. Bose bashidukira rimwe ngo basanganire umukwe. Bose bashidukira rimwe ngo basanganire umukwe. Ndafashijwe we aba bakobwa uko ari 10 bose bashidukira rimwe. Harimo batanu b'abanyabwenge, bose bashidukira rimwe. Hari na batanu b'abapfapfa, bose bashidukira rimwe ngo basanganire umukwe. Abantu bategereje Yesu. Haleluya. Imana ishimwe. maze batanu batana amatabaza yabo kugira ngo umukwe naza serukira habona. Bandi batanu b'abapfapfa barebye mu matabaza basanga amatabaza yabo nta mavuta arimo. Maze babwira abanyabwenge ngo muduhe ku mavuta. Abanyabwenge barababwira ngo hoya ntago bishoboka. None wowe uri kunyuma waba ufite amavuta, niba utayafite yashake. Agaciro ni amavuta, agaciro ni amavuta. Ndavuga amavuta, agaciro ni amavuta. Ndavuga amavuta. Simbabwira yo mu iduka ya twese tujya guhaha, ahubwo ndi kubabwira amavuta y'umwuka we. Iyo Yesu aje kugusura agasanga urayafite, aricara akaguma iwawe kubera amavuta. Ariko njyewe mbaye ndi nawe nashaka amavuta. Amavuta, agaciro ni amavuta. Ndavuga amavuta, agaciro ni amavuta. Simbabwira yo mu iduka ya twese tujya guhaha, ahubwo ndi kubabwira amavuta y'umwuka we. Iyo Yesu aje kugusura agasanga urayafite, aricara akaguma iwawe kubera amavuta. Ariko njyewe mbaye ndi nawe nashaka amavuta. Amavuta. Abantu bari kumva Imana muyikomera amashyi. Haleluya. Imana ishimwe. Dawidi akiri muto yari afite amavuta, ari imbere ya Goliyati yumva afite amavuta. Maze abwira Goliyati ati Goliyati unteranya amacumu n'uducumu. Goliyati atari konjewe nkuteye n'izina ry'Uwiteka. Maze Dawidi afata akabuye kamumukatura, arakazunguza yumva kamavuta. Arakazunguza yumva afite imbaraga. Agakubita Goliyati
ushaka amavuta, niba ushaka kunesha Satani ushaka amavuta. Agaciro n'amavuta, ndavuga amavuta. Agaciro n'amavuta, ndavuga amavuta. Simbabwira yo mwiduka ya twese tujya ahubwo ndi kubabwira amavuta y'umwuka we. Iyo Yesu aje kugusura agasanga urayafite, aricara akaguma iwawe kubera amavuta. Ariko njyewe mbaye ndi nawe nashaka amavuta. Amavuta, agaciro n'amavuta, ndavuga amavuta. Agaciro n'amavuta, ndavuga amavuta. Simbabwira yo mwiduka ya twese tujya guhaha, ahubwo ndi kubabwira amavuta y'umwuka we. Iyo Yesu aje kugusura agasanga urayafite, aricara akaguma iwawe kubera amavuta. Ariko njyewe mbaye ndi nawe nashaka amavuta. Amavuta ngaiwe data yemeye yuko ducuranga inanga. Data yemeye ngaiwe data yemeye yuko ducuranga inanga. Abazimu batabishaka ariko dataravuga ngo nge ndabyemeye. Abarozi batabyemera ariko dataravuga ngo nge ndabyemeye. Satani atari kubishaka ariko dataravuga ngo nge ndabyemeye. Yuko ducuranga inanga. Data yemeye yuko ducuranga inanga. Data yemeye ngaiwe iyo niyo Mana nzakorera. 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 Iyo niyo Mana nzakorera. Iyo niyo Mana nzakorera. Iyo niyo Mana nzakorera. Ngaiwe iyo niyo Mana nzakorera. Iyo niyo Mana nzakorera. Iyo niyo Mana nzakorera. urwiyenzo. Dore yari yantumyeho ngo muhe abagore banje n'abana banje n'ifeza n'izahabu byanje simbimwima. Nuko abatwara n'abantu bose baramubwira bati ntumwumvire wange. Ahera ko abwira intumwa za Benihadadi ati nimugende mumbwirire umwami databuja muti uzaba wanje gutuma ku mugaragu wawe nzabikora byose, ariko ibyo untumyeho hanyuma ibyo byo simbyemeye. Nuko intumwa ziragenda zimubwira ibyo Ahabu mushubije. Benihadadi arongera mutumaho aramubwira ati ingabo zanje narenze murongo wa 9. Murongo wa 9 rekeraho. Sinzi turaza kureba mu kanya. Mwumvisha umugabo w'umugome. Ariko igihugu yaragiye gutera cyo mwacyumvise. Benihadadi yari umwami w'Isiriya. Bukeye ngo ahicara n'abami 32 ngo bari kurya bari kunywa. Atera Isamariya, atera Isirayeli. Yari yobowe n'umugabo witwa Ahabu. Arangije aramubwira ati reka nkubwire, abana beza ufite n'abagore beza n'ifeza n'izahabu, bivuze ngo ubutunzi bwose bw'icyo gihugu bwari bubitsi bwami. Aramubwira ngo nibyanje. Ahabu arangije aramubwira ati nyabuneka nyaguhora ku ngoma mwami, ibyo byose uvuze nzabiguha, ndi uwawe n'ibyo mfite byose. Arangije ati ndakubonye, mbonye imbaraga zawe aho ziri nakumenye.
arangije aricara yategura aravuga ati musubireyo mumubwire ngo noneho ejo nzohereza abagaragu banjye bajye muri icyo gihugu basake ikintu cyose cyiza nacyo nzagitwara. Ahabu none ubwenge buragaruka amenya uwo ari we, ateranya ngo abatware, ariko nakunze bariya abatware. Uwambuka agira inshuti zimeze nk'abariya abatware. Muri iyi minsi twuziza abazima babi. Umurwaza mubi atuma umurwayi apfa igihe kitageze. Umurwaza mubi ntaguha imiti, arayihisha, muganga yaza akavuga ati nayimuhaye umurwayi yarananiranye, ukaza gupfa kubera umurwaza mubi. Bariya abatware narabakunze we. Nari maze iminsi ndi gusoma igitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Yohana ibice 9 ku murongo wa mbere, ndagisoma ndategura nuzuza agenda. Muyobozi ampamagaye ndavuga nti wivunika rwose narateguye. Ejo nijoro saa 4:30 ngiye nkunda kuryama saa 5. Ijwi rirambwira ngo genda ubaganirize ayo magambo. Bya bindi byose nateguye ndabiretse mpagaze nk'uko Imana yantumye. Mbega abajyanama bariho muri iyi minsi, mbega abatware nakunze. Barangiza babwira haba tureka tukubwire ubyanjye ntubyemere. Ikintu cyateraga Benihadadi umuhimbo n'imbaraga ni bari abami 32, ariko igihugu yari ateye nacyo ntiyari yakimenya. Kandi ikibazo nyiri guterwa nawe Ahabu ntiyigeze yikontorora ngo amenye uwo ari we, amenye n'Imana yabi yariyo. Nicyo kisha abantu muri iyi minsi. Ubundi Isirayeli ngo ni imfura y'Imana. Haleluya. Imana yigeze ibwira Farawo ngo reka nkubwire, nukomeza kubabaza ubwoko bwanjye ati Isirayeli ni imfura yanjye, nutabarekura nanjye nzica imfura zawe. Kandi byarangiye Imana ibikoze. Igihugu yaragiye gutera ntabwo yakiza, noneho na nyiri guterwa nawe ntiyamenya agaciro ke. Muri iyi minsi Satani ari kuvogeragira abantu kubera kutamenya agaciro kabo. Abantu ntibari kumenya Imana basenga iyo ariyo, niyo mpamvu ari kubavogagira. Yamaze kurunguruka intege zawe arakwinjirira neza. Ubundi umukristo nyabahereza ikigeragezo ubuhamya, uragiha ubuhamya nta wundi muntu muri kumwe. Dawidi yigeze agiha ubuhamya ndishima cyane. Agiye ku rugamba gutabara bene wabo bashyiriye ibyo kurya, abantu ukuntu Goliyati w'Igadi Umufilisitiya ahagaze ku musozi yifasha atya, yikubita mu gituza aravuga ngo ndabasuzuguye, kandi simbasuzuguye mwenyine, mbasuzuguranye n'Imana ya Isirayeli, Imana yanyu. Dawidi aravuga ati ijambo ashize muri ryo ribumukoreho. Wowe niba uzi neza ko Imana yo mu ijuru iri muri wowe neza, wijye urwaha ibiguhindisha umushyitsi ngo wigusuzugura n'Imana yawe. Dawidi baramukanga baramubwira ati wowe impamvu uri kuvuga bugambo wa mwana we ntabwo umuzi. Uyu Goliyati w'Igati bamwita ancien combattant, azi iby'intambara. Wa mwana uzi intambara yarwanya uko zingana. Uyu yarwanya hana harahatsinda. Dawidi ati mumbwire n'ibindi. Oya we ntukajye utinya ngo kuko umutima jureka intambara ziza maze wibuka Imana yagukuye. Dawidi aravuga ati mumbwire n'ibindi nta kindi. Atunguye atsinze abami benshi ati bangahe, barabavuga barangije. Ubundi burya ikintu gishobora izi ntambara z'umwuka turwana, wirinda gutagira amatwi biguca intege. Ubundi ibintu biguca intege urabitagira amatwi kubera iki? Dawidi yumvise ibigambo by'abo bantu asanga bigiye kunyurana n'umugambi Imana imufiteho, arabahunga ajya kure y'abarasana, ajya kure y'imyamba, ajya kure y'amagambo. Arangije ariyumvira avuga ati Uwiteka we, koko uburebure bw'uriya mugabo burakaze, kandi koko bambwiye ibihugu yatsinze nabyumvishe, ndetse na bene wacu bose bari mu myobo. Ibyo byabyo biragaragara, ariko ari ahantu nkwibutse. Nibutse umpa imbaraga zo gukora mu kanwa k'idubu. Ikintu gitiza abadayimoni imbaraga zo kurwanya bera nuko utibuka imirimo Imana yagukoze mu minsi yashize. Satani yakubwira ngo urapfuye ukubika umutwe ukajya mu maguru, ukwirirwa washushiwe nta malariya ngo aranyishe, akwisha ate cyagiye ko atakwishe. Dawidi arangije aravuga ati Uwiteka we, ndakwibutse rata, ndibuka unkize intare, ibinyamaswa by'inkazi harimwe wanyuze mu minsi yashize. Cy'ingenzi ni ukugumana Kristo muri wowe, ntajya arasika, ni umugabo ukomeye cyane. Dawidi arangije guha iterabwoba ubuhamya, iterabwoba ariho ubuhamya. Arangije aragaruka yiyemeza kujya guhangana n'Umufilisitiya. Uko byagenze murabizi. Ubwinshi bw'ibigeragezo ntacyo buvuze, ikibazo ni ubwinshi bw'ibyaha. Uriya mugabo Benihadadi ngo yari afite abami 32, ariko mureke mbabaza inshuti zanjye,
ubundi igihugu kimwe kijya kungana n'u Rwanda, Isirayeli ngo ijya kungana n'u Rwanda mwamfuramo, ni gute bagihagurukiriza abami 32 kandi ngo abami bose bari batwaye ingabo zabo? Ishyira mu mwanya wa Ahabu, uhita ukurura Benihadadi n'izo ngabo akakanya. Urahita umenya agaciro ka Kristo, urahita umenya agaciro ko kubaha Imana, urahita umenya agaciro ko kubana n'Imana neza. Ari nkaho wahagurukirijwe abo bami, utari kumwe n'Imana ikwemera, wahakurwa n'iki? Ongera ubaze ngo kubera iki baje bangana gutyo, ubisanishe n'ibyawe. Hari igihe bikugota muntu wanjye, kimwe kigaca ikindi kigaca, indwara ikaza, ubukene bukaza, ukazi bakakwirukana, abantu bakakwangira ubusa, imyenda ikagucikagurikiraho, inkweto zigacika, n'iz'umugore n'iz'abana. Ye baba we, 32 akagotera icyarimwe. Kandi bigusaba kuba mu nzu y'Imana ukiranuka, nta kandi kayira ugomba gukatiramo. Ushobora kuba uhagaze none cyangwa ubushize urahagaze cyangwa ugiye kuzahagarara. Bihagurukira icyarimwe n'Imana yaravuganye nawe. Ntiyari Isirayeli se? Ntiyari imfura y'Uwiteka se? Ntibahagurukiwe na 32 bakazana ingabo zabo? Ndashaka kubwira ngo ntabwo Satani arwanya icyuri cy'uyu munsi, arwanya icyo uzabacyo. None se uragize ngo ufite depeshanu z'ibiryo mu nzu, abademoni bajya bahinda umushyitsi? Nta kintu na kimwe kinatangaza Imana nko kuzabona umukiranutsi avuye muri iyi si. Umuntu aravuga ati manitse inzu y'umuturirwa noneho ndabemeje. Ntabwo bemeje. Umuntu wemeza n'umuntu uzanesha icyaha akagera mu ijuru. None ubwo mpagaze hano mvuga hano Imana ingejeje ngo ubwo ndabahaye. Umuntu wemeza n'umuntu uzanesha isi akagerayo. Ari niyo mpamvu Satani adahangayikiye ubuzima waba guhangayikishije. Igihugu uvuga utarageramo warakiza, kandi uburambe bwacyo azi ko ari ubw'iteka. Hano mu isi ntabwo turama. Nigeze mpagarara ku musozi mubi cyane, ari niyo mpamvu ngewe ikintu cyose geneye n'Imana yanjye nagikora. Umbwiye ngo zana icuma ari ryo nsigaranye mu nzu ngo urutangire Imana, naritanga nkaburara. Ejo yazankubira cyangwa itanankubiye n'Imana. Iyi Mana yacu irakaze. Njya nibuka igihe kimwe narayihamagaye, ndabibwira n'Uwiteka we, nungirira neza uru ruhinja nsigaranye rukazacuka ntagiyeho umugaye imbere yawe. Nega mpagarara mu kiyaga cya Kivu, amazi akangeraho, ngasenga mfite agahinja umugabo amaze gupfa, nta n'igiceri, ibintu byarasambutse. Ngira Imana nti Imana, uyu mwana w'uruhinja nsigaranye nanjye ndi urundi, nungirira imbabazi uyu mwana akazakura, ntari najyaho umugaye imbere zawe, nzagukoreraho nzagera hose. Imana yacu irakaze. Nuko umukuza gusa se upfa kubuza ikiri muri wowe imbere ukakirinda. Yaramukujije, birashoboka ko abantu batanze babashyitsi, irangije iranamushyingira, irangije imuha no kubyara. Ubundi nyirakuru wari yera na Liyane uyishikamishijeho umutima, yaramubwiye ngo izamurinda amahoro masa ntacyo yikanga, kubera ko ariyo yiringiye. Kandi icyiza cyayo ijya imenya abayiringiye. Umuntu yaza imbere y'amafiyata akamubwira ati ndagukunda rata Jane, atanagukunda. Ariko iyi Mana yacu nushaka kumara maze mubane neza, nuyisondeka rimwe izagusondeka imyaka 10. Kandi ahantu yagukura nubwo haza abantu 100 ntibahagusohora. Imana idafatwa na feruje, Imana idatinya ikirere ngo cyahinduye, Imana irwanira mu muriro, Imana irwanira mu mazi. Urayikinisha wo? Imana igendera ku mababa y'umuyaga. Ubu butunzi bwa Isirayeli uyu mwami w'Isiriya yashakaga buragereranywa n'ubutunzi Kristo yadushyizemo ubwo yatwitangiraga. Aha wicaye ufite ubutunzi burambye. Ariko reka nkubwire, Benihadadi ntashobora gukora ikosa ryo kujya gutera umuntu uri mu kabari. Nushaka ntukajya wivovotera Imana ngo byaziye rimwe. Amutwaye ikisi. Hari umuntu wabanye urwanya utamurwanya aho wabereye. Mana kubizi ko mba mu nzu yawe, reba nahongereje inkingi Mana mu bushobozi bwanjye buke, none reba birangose bizicyarimwe Mana we. Demo nakubwira ati wabivuyemo ubundi. Ubona Imana itarakuretse. Oya reka ngubwire, ikiri muri wowe imbere nicyo kiri gutera Benihadadi kuguteza ibyo bibazo byose ufite. Ariko nunakirinda neza ntabwo azagushobora. Abami 32 nguru kubona inzira zose zifunze. Umukristo yose kumbwira ngo arashaka kwiyahura.
Iyo umukristo yaransanze arambwira ngo arashaka kwiyahura. Umukristo wahangaha arambwira ati ngewe ubu gutya mama Sifa ngenda ndashaka kwiyahura. Ndamwicaza nawe mbwana inshuti yanjye niki kiguteye kwiyahura koko? Maze muzingurira bwa buhamya mubwira ukuntu nambaraga amarido. Yo mubwira ukuntu yaga njya guhingira abantu mfite imyate ntagira na kamba mbiri. Ariko ubu nasubireyo ngabahingira. Ndamuzingurira we mubwira ukuntu igihugu cyari umusaka utana nibura ubu wasanga amafiyata akaguha n'igihumbi wasanga shema akaguha na 2. Cyo gihe cyari igihe kibi ntawe wasaba umuntu wese ari kurira n'abantu ntabahari ari ibihuru gusa no kuba turi kubona abantu mu gihugu tubishimira Imana. Muzingurira ubuhamya we muzingurira ukuntu agiye guhingira umuntu mu gishanga cyahariya mu mujyi wa Kamembe bitaga Cyamahembe. Imvura inyagiriramo mpinduka umweru ndi gukora amafaranga 80 byanshanze. Ndayimuzungura ariko nikomeza kumana ndega njya kubwiriza kuri paruwasi nambaye amarido icyo bitaga shuwashu ubutenge wamaraga bakabwita ngo kenyera vuba nikunje waracyambara ukagera hariya kihinnye. Nikomeza kumana namubwiye ngo inzara nabwiye ngo inzara yarandiye ngewe mbura igiceri cy'ijana. Ndega njya kuyobora niba ture nkagenda saa 8 z'ijoro hatanabona ku mudugudu w'iwacu Muhari. Buriya dufite abantu bajya bahagarara bagahishaho bavuye kubera ukuntu bahavuye nabi. Bakahisha nimpavuga akagira umuntu bakazabikurikirana bakababaza. Ni mu itorero rya Kamembe mbere ryari rya Rwahi nabatirizwe mu rya Gihundwe. Hari umuntu utinya kuvuga aho yavuye kugira ngo abantu batajya kwakurikirana bakamenya ukuntu yahavuye nabi ahangije. Ndashaka kubabwira yuko bene data bari abami 32 bari bafashije Ahabu kurwanya barafashije Benihadadi kurwanya Ahabu umwami w'Abisirayeli. Ubwinshi bwabo busanisha n'ibigeragezo ufite uyu munsi. Nugenzura ugasanga nta kibazo ufitanye n'Imana ukomere. Ntabwo Benihadadi ashobora kujya kurwanya umuntu uri mu kabari niko nakubwiye amutwaye ikise. Benihadadi turamujyanye na Satani bari abami 32 n'abadayimoni Satani akoresha bagutera. Ubwinshi bw'ibyo bibazo bahagurutsa rero ntibugutera ubwoba bene data. Dufite Imana yacu irwana itavuye ahiri. Imana irwanisha itegeko. Ingabo z'isi zigiye kurwana zihonza zikitoza bakiga gutega zambusha. Bakitoza bakarara amajoro. Imana ikabashyikira bakazavayo amahoro kubera ko babyize. Ariko Imana yacu nta myitozo. Yo wayibaniye neza iravuga ngo baho nubwo bakurasa imyambi 300 nijoro ugomba kubaho. None sinababwiye ukuntu bantumye ingwe. Sinababwiye ukuntu arwanya n'ingwe ubanza ara muri nibature. Ngewe bandoze ingwe abarozi b'icyango bandoze ingwe. Nayi narabujije amahoro batumaga amahembe dutuye mu mudugudu wa Kamabuye niho tutuye niho batwubakiye. Batumaga amahembe bamara gutuma amahembe umuntu bari kubise bakamamagara ngagenda ngahamagara Imana niringiye. Wa muntu agaruka akagenda abarozi bati tuzakwikiza. Igihe kimwe bantumingwe mumbwira ingwe ishobora kugutera saa 11 z'igitondo. Nari ndi hagati mu mudugudu ruhirya wacu wa ADPR wa Kamabuye bari kuvuza ingoma niba ture yatangiye. Sinigeze mbona umuntu umanuka cyangwa zamuki kandi hari mu masanga nzira. Reka ngubwire Imana yacu igiye gukora ibintu byose irabyimira kugihe hatazagira uzavuga ngo yaragufashije. Nunabona baranze uzabihorere. Ejo batazanavuga ngo hari amaboko yabo ari kuri icyo gikorwa Imana igukoreye. Mana yanyikirije ngo nta muntu wanyuze. Nayirose ari saa 5:20. Ingwe za saa 10 n'igice z'ijoro ndasohoka ngiye gusenga mpura nayo. Yaturetse inyuma yanjye iri guhama nk'akana kinka. Icyo kintu ntabwo nzakibagira make mbabwire. Ijambo rivanga ubwoko bwibagirwa bushira vuba. Abantu bari kwibagirwa n'Imana yabakuye kandi barahari rwose bagahiga imihigo. Imana yamara kugikemura neza bagasa nandi mahanga ndetse bakarusha abanyamahanga kuyibabaza. Shuti yanjye reka ngubwire ibikurwanya biracyari. Hariya kuri 19 Ahabu yabwiye Benihadadi ngo urukunkangisha izo ngabo se ucyambaye umwambaro w'urugamba tabara ntunkange. Ushobora kuvuga ngo reka nkora iki cyambo n'akagatenge ukagira ngo icyo gitenge wazacyambara imyaka 200 cyagucikira. Ushobora no gukora icyaha ukakibona ukarara upfuye. Rugamba rurakomeje ahubwo agirana ubumwe na nyiri urugamba udatsindwa. Kuko ukiri hano mu isi urugamba rurakomeje. Uzajya uva muri kimwe hasi ikindi ariko muri ribye yaranejeje ngo kubw'imbaraga za dufite tuzabaho no mu rupfu. Ingwe yaraje nayinesheje iki? Reka mbabwire inshuti zanjye abera bazazamuka. Hariya niho nemereye ko umwuka wera azazamura itorero. None se nyine ari kwinesheje iki?
ubundi ikintu cya mbere ngo ishoboye gukora, ishoboye gusimbuka, ishobora kuva ahangaha ikagura epfo mu gishanga. Mu ikoranabuhanga ryayo ifite ubwo bubasha. Ingwe yarasimbukaga nshuti zanjye. Buriya njya ntinya umuntu uhagarara hano akanabeshya. Buriya njya nigirira ubwoba. Nakiriye agakiza muri 91 tuyoborwa n'umupasiteri mwiza cyane witwaga Bucyana Maritini, yabaga Igihundwe, yishwe na kanseri. Yari yatubwiye ngo umukristo ntazirinde kuvuga ikintu cy'ikinyoma ngo yirengere mu kibazo ahuye nacyo, ngo ushobora kukivuga warangiza ukanapfa. Iryo jambo narigendeyeho imyaka maze nkijwe 32 rimbamo. Ingwe yarahagurukaga igasimbuka ikagera nk'aha ngaha, nanjye nkayisumba igasigara munsi yanjye. Barakwingingira gukiranuka, bakagukomera amashyi, bakakuririmbira n'indirimbo kugira ngo uze. Umusore umwe yigeze ambabaza, yari umukristo wo mu Gatengarago. Bukeye ambwira nabi cyane, anyoboye mu byaha muhakaniye. Anduka ibitutsi ntari buvuge, arambwira ngo abapasiteri n'abashumba bagutwaye ubwenge, anduka ibitutsi ntavugira ahangaha. Ndangije ndamubwira ngo ubwo washyize mu idosiye yawe atariho bakugize ikiraro ugiye gupfa. Arangije arambwira wagiraga ubwenge ntubukiri muri iriya torero, ryaragushutse ugiye gupfira ku mwana umwe. Ndamubwira ngo ikibi nuko najya Gehinomu, hari n'abapfuye batamufite, turahangana. Arakomeza arabatuka ngo uzirebe kuzigerurira ku meza yabo. Ndabwira none se umbwira ko ntazarira ku meza yabo, aho bangejeje honyine hazatuma nanjye ngira ameza. Turahangana, birangije ndamubwira ndi hagarara ngo uhanurire, hagarara ngo uhanurire. Ntukugira ngo babwire abantu ngo baze kwa Yesu bashyiraho akaririmbo keza kayungurure, ukakazamo n'umunyenga nta pingu. Ubwo naniwe kumvira abapasiteri baragushyiraho akaririmbo keza kayunguruye, ugiye kuzagendamo ipingu. Hari undi mupasiteri mwiza cyane ubaherekeje uri inyuma kandi uzaryambara wishimye. Ikindi mu gufunga kwawe bazagushyira kuri YouTube. Ninda guhanura umwana w'icyangu bamufunze bamukize kuri YouTube. Yaragiye, mureke mbabwire, ntabwo ndi ujya kure ijambo. Abantu batazi icyo Yesu yakoze, mugani wa Gosheni, mugani wa rya jambo ryo mu bami. Arahatambuka ndamubwira nti niko kana kumbona usa n'igicamuke, kumbona none umeze nka Gahini wabaye iki. Ngura umwanzi wanjye urambonye, ntibigiye kukubona uraje ubibone. Yarongeye arahaguruka aragenda ajya mu butayu Shilo. Ariko reka ngubwira, ujye ujya mu nzu y'Imana wejejwe. Imana yacu urayisondeka ikagukubira, waza neza nabwiga gukubira. Agiye mu butayu bw'Ishilo ku Gisozi, niho bamwambikiye ipingu. Mu kumushaka bavuze ngo uzatubonera uyu muntu, baramutangaza bamushyira hahandi. Uzabona uyu muntu azamudufatire kuniga umuntu witwaje Bibiliya. Icyo twapfaga nawe ni iki? Naramubwira nti ibyo byose yaba babikora udafite Bibiliya mu ntoki. Icyo niyo giye gutuma nanjye nguhamagarira ibyo byagura n'utundukanye n'abashumba. Kandi reka mbabwire inshuti zanjye, niba hari abantu bamfashije muri ubu buzima aho ngeze n'abashumba, cyangwa abashumba bageze nkuri 20 na babonye mfaka yenda umwana bashyira mu gituza, kiraha wikubite. Maze nanjye si ukujya muri Bibiliya ndayirangiza, maze mbona imbaraga. Imana izabaho umugisha abashumba, mwaramfashije sinaguye mu nzira, kandi ntasigaye nzahagenda kuko imbaraga mfite si izanjye. Imana ishimwe. Ukivuga ku itorero rya ADEPR ukavuga ku bashumba uranshotoye. Nasenga ryashengesha Imana yambujije. Nabwiye Imana ngo Mana yanze kubumvira zumvira abandi bashumba bakuru bazamwambika ipingu. Yararyambaye ari mageragere, bamukati kwihesha iby'abantu ku mbaraga no kwica. Azahavamo amaze kumenya yuko babashumba batamubeshyaga. Twikomeza twigira mu ijambo ry'Imana. Numara kumenya agaciro cy'uko uriwe, ntabwo uzatinya ubwinshi bw'ibigeragezo bikugose. Bene Hadadi ahagurukana abami 32, araza bagotesha igihugu cya Isirayeli, imfura y'Uwiteka. Ikintu cyambabaje kurusha ibindi, ku nshuro ya mbere aho yahinze umushyitsi avuga ijambo ribi, ntukaribwire ikigeragezo, ntukarivuge ugeze mu cyaha. Nguva nkubwire mwami ngo ndi uwawe, ubaye wa Satani ute? Kubera yuko bari ibintu byanze, ariko kwereka akayirukuramo ubutabazi utangiye kumuramya. Ndi uwawe, wibagiwe Imana mwavuganiye ahantu n'ahandi. Ibyo mfite byose ni ibyawe, ngo abo bagore n'abo bana uzaze ubitware mwami, ndi uwawe. Ibaza umuntu ugutwara abagore agutwara n'abana. Ese nk'ubwo umuntu azagutwara abagore bose agutwara n'abana, waba usigaranye iki? Nibyo utunze wabirya bikagera mu nda, wakwicwa n'irungu. Twigiye ku kintu cyitwa umugore. Umugore bisobanura itorero, umwana bisobanura umwuka wera.
ibaze ikintu kizakunyaga umwuka wera. Nari narose saa 5 ndwana n'ingwe, akayira yanyuzemo itaha niko nari neretswe. Aho narose niho yakikatiye iragenda. Mwuka wera ukugira inama akakubwira ngo hariya hari ihembe ntuhace. Mwuka wera ukubwira ngo umuntu ugiye kuzangaho n'umuyicaye umwicara uruhande kimare nawe ukihicaye. Ibeshye tujya kuzana isukari urebe kutarangira. Bashyira igisimba mu nda kivuga so umuntu nagaburiye se. Bashyize igisimba mu nda kikakivuga ndi muri uyu mujyi aha kuri Torero. Buriya Mafiyete ni inshuti yanjye, tuziranye kera ntaraza hana batarahaza, duriye mu mavuga butumwe Bugesera. Yajyaga aza akamfurira akarira akabwira Imana ati Mana nushaka gucyura mama Sifa mu ijuru ntumutwarane mu mubabaro. Igisimba mu nda kikakivugiramo, ari umuntu nagaburiye ngiye kuzana ngo mwongera nshyiriramo nanjye. Mwuka wera arakubwira ngo reka ngubwire, umuntu ugiye kuzana umuhicaye uhaguruka kimaze nawe umaze cyawe. Mwuka wera yategeye Yosefu mu nzira avuye mu Egiputa akamubwira ngo nubundi ntusubireyo hari umuhungu wa Herode ahubwo ugigarira. Mwuka wera akuye Yosefu hariya muri gereza. Mwuka wera wafashije Daniel kurokora abanyabwenge b'i Babuloni. None ngo ugiye kumurekura kubera iterabwoba ry'ubukene. None se ko databuja mbwire ko nindakora ibingi batazampa akazi yo. Reka nkubwire, ushobora no ukagiramo karara upfuye. Aho turi none se wowe habi, ahubwo aho wajya. Uzi ko hano mu isi tutagira garanti. Iyi si ni igihe gito cyane. Isiguye igihe cyo guhaha amafaranga ntiguye igihe cyo kuyamara. Yakwemerera ukiga ukagira dogitori cyo kikaza. Ariko urupfu ruza nturureba diploma umaze kugira ruraguhamagara. Ubundi tureba aho tuzajya kuruta aho turi. Uko utazabimara se. Nigeze nigisha ababyeyi igihe kimwe. Ndababwira ngo ntukababazwe nuko umuturanyi yazanye umufuka w'umuceri ngo wirwe warakaye. Imana nikubona wowe uri umunyeshyari. Kandi umunyeshyari agira agace kamwe gafatikanyije n'akumurozi. Senga Imana iguha icyo n'ateka ikiraje izaguha ikindi. Uriya mufuka arara uriya umare. Nuba n'ikiro we ntuzaba ufite umufuka. Urirwa warize ngo Imana yamuhaye inzu. Wayisabye ayikode. Niba atagusora we ntuzaba wayiguze. Harantu twabaye tukatwishyura ameza na Sifa wanjye. Icyo gihe yakoraga muri engineering hariya mu gisirikare. Tukishyura ameza ne. Twamara kwishyura ameza ne n'umuntu uragira murare buriya nta n'ibintu byinshi. Kambwira ati ma twayiguze. Ameza ne mama twayiguze turyame dusinzire ma. Nyuma y'ameza ne tuzatubonye mama yizera ko mama tuguze inzu. Yari umukirisitu wa Kimisanyo twahimasi. Mudiyakoni mwiza cyane. Iyi Mana yacu kidushakaho nukumenya agaciro kayo muri wowe. Urirwa hagaritse umutima ngo ibi ngibi niba byazi Imana yanditse bibaye byinshi ko bidashira. None se reka mu mwanya nkuzingurira intsinzi yahawe. Kuntu byarangiye n'ukuntu Benihadadi yasebanye n'abami ba 32. Uyu mwanya tuvugana nge nawe niwe mu Isirayeli. Abefeso babimbwiye neza mu bice 2. Kera bari kuri y'amasezerano tudafite Imana rurema. Tudafite ibyiringiro by'ibizaba. Dutandukanyijwe no mu Isirayeli kubera urwango rwari hagati rwatugabanyaga n'Imana. Ubwo bwanzi Kristo amaze kubwicisha umusaraba. Abari kure bigijwe hafi. Ubu turi Abisirayeli kubw'amaraso ya Kristo. Yewe mu Isirayeli we. Kubera ko bibaye byinshi ugiye kwicira inzira yo kujugunya umwana ufite muri wowe. Ahabu ngo mpereza Benihadadi ngo Ahabu mpereza abana beza. Umpereza n'abagore ubwo yarasigaranye iki? Nababwiye ngo umwana n'umwuka wera. Wa wundi ukwigisha akakugira inama akakuyobora akakunihira iminiho. Ngo hamusohore kubera akazi none urebe. Nta nakuzaba ukibonye. Musohore kubera icyo kibazo kigutugarije iyo nzara kwambara ubusa amakode iki. Nigeze ndyamijwe ry'Imana riransanga. Rirambwira ngo mwana wanjye ajya gushaka inzu ukodeshe ntuzigere ubura amafaranga yo kwishyura inzu na rimwe. Ejo uno nakodesheje inzu ikubye 2 yo narindimo. Mu gita Imana irindi jambo. Ariko gato cyane. Satani akwereka ahantu hari inzira akakwereka ari na nziza. Kugira ngo yimure ubwami buri muri wowe. Benihadadi yari yamuteze umutego ukomeye. Mahabu nawe mwereka yuko Imana idashoboye. Ntimukajya mwereka isi ko Imana musenga idashoboye. Ibaze kuba wirirwa ahangaha hano haba amasoko nshuti zanjye. Nta mwuma wakwica umuntu usengera ahangaha. Amasoko aba hano mu cyumweru cyose ni menshi. Ariko wagera hariya hirya ikigezo cyagukubita ugatitirana n'abatizera. Bavuze induru nawe ukagonga. Bavuga ngo barapfuye wowe ukavuga kurangiye imbere yabo.
uri kwereka Beni Hadadi yuko udashoboye, mu kanya n'ibindi ufite biruta ibyiza arabitwara. Ntiwugaragaje ko ufite Imana ishoboye. Ahabu yagombaga kumubwira ati Beni Hadadi, Imana yambukije basogokuruza inyanja itukura izakunkiza. Ariko disi babajyanama beza nababwiye Imana izababaye, yabonye akajambo, abonye amufata mu maboko. Mama Fiye, Imana igiduha badufata mu maboko. Uzi kuba ugiye kwikubita hasi rusi we, wajya kuganyira umuntu akagusunika ukajya warambarara. None se ko umugabo yananiye mbigenze nti nguzi hari ahantu hari uduti. Mwumvisha abajyanama bahari. Mukobwa ati ko nkaranditse maze kugeraho n'itanu kuri 40. Nkaba nabonye babandi bambara akagofero kameze gutya bikanze igera aha. Kimyaka maze muri ratorero nta numbaza ngo witwa nde. Mbigenza atati ntumaze ibitse usenga simane kugira ngo iramuzanye nuwo. Do bakagofero nuwo. Nubura ubwenge reka yigendere ndebe icyo uzongera kuyisaba. Mbega barwaza babi, mbega abajyanama babi. Ahabu yabonye icyo kuvuga kubera abajyanama beza, kugira ngo atinyuke ngo ucyambaye umwambaro w'urugamba atabara. Ntabwo wiyambara nk'utabarutse, nuko abajyanama baba bamaze kumukomeza amaboko baramubwira ati byanjye uratanga ubutunzi bwa Isirayeli dusigarana iki wa mwami we. Buriya baramwibukije byinshi Bibiliya ntiyabyanditse. Baramubwira ati Imana yarwanyije babami babasogokuruza bava mu gihugu cya Giputa uribagiwe. Ntabwo uzi ko bari abami babiri bahanganya b'Imowabu bashaka kuva mu bwoko bw'Imana, beretswe hari intare bunze muri twebwe. Ntutuzi ko turi isi intare tubunzemo, urahereza uriya mugabo ibyacu wibagiwe intare bunze muri twe amaboko yayo. Harangije amubwira ati nushaka uzurwane cyambaye umwambaro w'urugamba atabara, ntabwo wiyambura nk'utabarutse. Ariko ni nako bimeze, urirengera uyu munsi ukora icyaha, ejo noneho bizikuba inshuro 5 uzahamagara ndamadirisha yawe n'Imana wayafunze. Satani akwereka ko upfuye aka kanya, niko kaziki. Ntiyakubwira ko uzabaho, ntiyakubwira ko bizashoboka, ntiyakubwira ko Imana izagutabara. Akazi cyo nukubwira urapfuye birarangiye bivemo dera kandi kayira. Ariko ni wirengera ukareka Imana ugatanga ubutunzi ngo mpereza n'abagore, abagore n'itorero. Numara gusohoka mu nzu y'Imana uzajya hari umere nk'ababandi bose. Dukunda guhura nabo saa 10 tuje muri nibature, basinze bafite igitabi kingana nka gutya n'icupa, basobanya bagwa. Niba napfa nabo baza bavuga ijambo rya nyuma nukujugunya. Wisohoye mu itorero rigeranwa n'umugore. Mu nzu y'Imana ntudukuri humure. Jambo ry'Imana riradukomeza. Udafite n'igihumbi ukajya mu nzu ukabyina ukavuga ati naho ndiho naho napfa nzi ko nkundwa n'Uwiteka. Beni Hadadi ashaka gusohora mu itorero ngo mpereza abagore beza n'abana. Mwuka we nagusohoka muzasigara niki? Kristo nazo uzazamurwa niki? Kari uzatuzamura duhuze n'Imana uzazamurwa niki? Ashaka kumugusohoreshamo ibigeragezo akwinjiza mu byaha kubera ubuzima ubayemo. Ubwinshi bw'ibigeragezo butumye wemerera Beni Hadadi kurekura Imana ngo nabami 32. Abo bami 32 baramaze. Imana yacu iri muri twimbere irakazi iyobora isi yose. Nigeze nicara ndavuga nti ariko mwami ninde waguha icyubahiro ukwiye? Isi yose byundi kugusaba ikubwira amampereza abantu amamiliyoni niwe gusaba bwira kandi bose ukabahaza ibyo bakene. Iyi Imana yacu muyihe icyubahiro. Fata abana bawe 5 ujye kwa musaza wawe umubwira ati twabura urebe ikijisha kureba. Hazakubwira ati ariko none honge nabaye pamu. Mubyeyi wanjye ntavuze nakunze cyane. Yagiye ahantu ngo bakajya bamubwira ngo uyu muntu ahoraza gukora iki hano. Nuko isi imeze. Tubwira ijambo nzamwibakira iminsi yose ngo ntabwo isi gufitiye imbabazi. Nta uri hano ahantu yagiye gukora umurimo. Haleluya haleluya. Ariko uyu muntu ahoraza gukora iki hano. Nuko isi izakubwira. Ariko Imana yacu nubwo waza none nejo kandi ni nako bimeze. Mu gitondo ndayibwira ejo nkayibwira ejo nkayibwira ntiturambirwa. None Beni Hadadi ashaka guteranya nayo. Utanga ubutunzi twaheshejwe na Kristo ku musaraba. Ubutunzi ufite n'urupfu Kristo yapfuye. Niryo jambo nicyo twirata. Niyo nsinzi atari ibyo. Satani yari kutugira uko yishakiye. Ubwo nibwo Satani ashaka gukuramo. Ubwo butunzi reka nkubwira icyabwo ukiri mu isi. Ukahagarara neza ugahesha agaciro urupfu Kristo yapfuye. Ukurinda cyane gisa nacyo ntacyo uzakena. Icya kabiri azaguha ubugingo bw'iteka. Muzasoma igitabo cy'ibyahishuye mu kirangiza. Ubundi ndakubwira umurongo umwe kubera iki. Uzumva neza uburyo itorero rizagenda, ukundi ibyago bikurikira, ukuntu Yesu azagaruka, ukuntu ibimenyetso biza, ukuntu duhagaze uyu munsi. Yesu ari hafi. Ndi nkawe nagera mu rugo nkagitangira.
mpapuro 20 hafi n'ebyiri zirakunanira kureba filimi amasaha 3 ukareba n'umupira ugasinzirira mu ntebe wajya kurota ukarota ibipyisi ngaho wakarebye muri Bibiliya ngo uze kurota Yesu agarutse mwakwisomera igitabo cy'ibyahishuwe se ninde uzagisoma nzamugure fanta nini agakiza ufite muri wowe niko Benihadadi ashaka ibyo bigeragezo bingana n'imvura yitumba biri kuzanwa n'ikikurimo Satani azi neza ko ushobora gukora icyaha ugapfa utari wakihana kandi ntuzishimire kwihana icyaha ahubwo uzishimire kukinesha ho kugira ngo ugire inkovu z'urugamba wanesha ukatabaruka utakomeretse ushobora no gukomereka ntukireda ngo se ugikoza aka kanya ukaza gushaka amafiyatu ukamubura moto ikagukubitira hariya ntiwapfana uruguma mu kanya tugiye gusenga ngiye kubabwira intsinzi sasa ya Benihadadi wewe wumvaga warekura agakiza kubera ubuzima ubayemo uzansange hariya ku irembo ryiza aho nkorera guha ubuhamya neza twicaye nzabifuga tujye mu nzu ufite ubwoba wowe bw'ubuzima hari abantu bahuye n'ubwo buzima kandi barakomera Shere yabivuze kandi gusenga tugitangira hari abantu babaye mu buzima bubi kandi bubaha Imana baracya nurata ngo hari impamvu Imana izakwereka abandi bazinesheje ku cyumweru batubwiye kurana niba ari ku cyumweru Pfakazi ahoraga mu rusengero mu gitabo cya Luka yarankomeje nabaga nambaye rido yanjye nkajya kubwiriza ndi fringe maze Imana ikamfasha ikambanfa abantu bagakizwa kavuga nti biramase kingeze nuko bakijijwe erega bifite Imana ntibareba uko usinyuma bareba umuntu w'imbere none suragize ngo umuntu uri muri VWT bamusanze imodoka ya mukadagiye presidence yarafite zimuzengurutse agaciro ntiyagataho byarutwa nawe ugenda n'amaguru ariko ufite Imana muri wowe Shema agiye kudusomera intsinzi sasa muri bya bice 20 ku murongo wa 19 kugeza ku wa 20 ariko ndakanda kabi ndavuze ngo ni Shema kandi ari muyomba Mana mbabarire twumva intsinzi sasa maze ukomere ubwire Benihadadi ngo shika muzasohoka nta na kimwe nguhaye muri bya bice 20 muyomba ku murongo wa 19 kugeza ku wa 20 yagiye ntabyo atwaye aranditswe ngo nuko babagaragu b'abatware b'intebe n'ingabo zibakurikiye bava mu murwa baratera umuntu wese muri bo yica umubisha Abasiriya barahunga Abisirayeli barabirukana maze Benihadadi umwami w'Isiriya yinagurira ku ifarashi hamwe n'abagendera ku mafarashi bandi Benihadadi wari wazanye agasuzuguro no ahungana n'abandi bagenzi be arabakira ari uko ahunze amen abami 32 bari batera Isirayeli barayishoboye Benihadadi wari kwiyongeza akavuga ngo ni byiza byose yumaze kwereka Benihadadi ko nta mana ufite kandi uyirirwa imbere natwa turi twose azaga kukumba ibyo akavuga ati ngo inzoga usambane wibe ubeshye werure n'ubundi Imana yarakuretse akabara kurangije yasabye abana n'abagore barabimuha bamwereka ko nta mana yabarenge aragaruka ariyongeza ati ikintu cyiza cyose kiri mu Isirayeli nacyo nzaza nkijyane yiyemeye cyane ntugahaba dayimoni intsinzi dufite Imana gusabiye abagaragu beza bagufasha muri urugendo tugiye gusenga Imana burya nta kintu kitagira intsinzi muhanuzi umwe niba ari umuhanuzi niba ari igiki sinyamenye ibye ngo yahanuriye abantu baramubaza ngo intsinzi ni ihare yibabwira batubwiye rero iyo ntsinzi turagufunga ati n'ubundi nari mbizi ko mumfunga ariko muzabibona reka dushake intsinzi y'aya magambo nyine ni wowe Isirayeli ya none tubisomye mu Befeso ibice 2 wagizwe mu Isirayeli n'urupfu Kristo yapfuye ubitse iby'igiciro bikomeye muri wowe kandi ubihagazemo neza nta cyakurwanya ngo kigushobore turabagabo bakubihamya twabonye byinshi murozi kazandogera umwana ihembe avuye ku kazi muri engineering asigaje ukwezi ngo ashyingirwe geze mu rugo arampwinja rikanyereka ko ari igifu nshakira gutashaka amata ngo mumwana ijwi rirambwira ngo dore ni ihembe ndagenda ndamusengera ihembe riva mu mutima risohokera mu kaboko Rusi agira ukuri uzabimubaza muraririmbana uriya mwana agira ukuri suko namubyaye agira ukuri ihembe risohokera mu kaboko ubwo Benihadadi ntiyari yaje hari muganga wari pima ngo aribone muriro waryo ntujye ufatika
yamaze amezi abiri ari kuhumeka amaraso akaza mu kanwa kubera ko ryari ryamushegeshe. Bwinshi bw'ibigeragezo bireke, ahubwo wirinde ubwinshi bw'ibyaha. Ni wowe mu Isirayeli wa none. Icyo ibyo bigeragezo biri gushaka ni agaciro Kristo yashyize muri wowe. Ubugingo bw'iteka aribwo bwiza bwa mbere buruta ibindi. Nababwiye ngo nta gitangaza Imana nk'umukiranutsi wavuye mu isi arokotse ibyaha. Amayitaje ntayitangaza, ayitangaje itese niyibitanga. Nawe izabiguha nubamo neza ariko ntabwo uzayimara nk'imyaka 1000. Aho uzarama noho igiciro. Nta Beni Hadadi uri kugutera ubwoba muri iyi minsi ukumva warekura agakiza. Kandi burya kwihagararaho nibyo byisha abantu bo muri iyi minsi. Umuyobozi wacu w'igihugu yigeze avuga ati mujye mwemera intege nke zanyu mwabakinnyi mwe. Muvuge ko mudashoboye mufana abandi. Ndamukunda ibintu byose biranyigisha. Nimuzihagarareho. Y'uruguma rutinze uko uruguma rutinda niko amaraso agushiramo, uko uruguma rutinda niko amaraso agushiramo ukaza kugeza igihe ugera kwa muganga wanogonotse. Ntituzihagarareho. Beni Hadadi aragusanga na diplome uri umukobwa yakubwira ati nkanjye boss. Kugira ngo nguyi ntebe ukora aka kazi reba ukuntu bigenza. Ari gushaka umuntu w'imbere. Nawe ukareba ati gihe marani iyi diplome reka da nta kundi Imana izambabarira. Umuntu wakoze icyaha nkanabizi. Muzasoma Abaheburayo. Ashobora kumara ko guhugapfira iryo joro utariye n'umushahara w'ukwezi. Ushobora no kukareka ko kazi kaguteranya n'Imana. Imana ikaguha akazi karambye. Nagiye mbibona ku bantu benshi. Mugabo yananiye bakugira inama yo kunyura kuri wa wundi urundumira mu gicumu. Njye babona kuri YouTube bipostinga sinabafungura bari. Ndabafungura se bamfasha iki? Gera bakiyamamaza cyane. Baguha gato umugabo akumvire. Uzakavana none ntazagukubitana gutere n'icyuma. Ariko muri Kristo niho hari assurance. Umubyeyi yaje nimwihagarareho. Imana yari imusigiye kubinjiza mu Mana neza wari umaze gusohoka. Kandi wamuhakanira ukigendera nyine nta nukundi yabigenza. Imana ntigifata ku ngufu. Maze iminsi urwana na Beni Hadadi yaguteje ibigeragezo. Ibyo bigeragezo byatumye uvuga n'Imana nabi. Mbere yo no gukora icyaha no kuvuga Imana nabi ni bibi. Abisori barayivovote Imana ibateza inzoka zirabahekenya. Ibamanikiye n'inzoka y'umuringa ngo bakire banga kurebayo. Mwari mutugira abantu bihagararaho. Simbikora sinjyayo. Sinjya gupfukama hariya ni situation y'idini wana babashaka amaturo. Ubu se amafiyate arararira ibintu akuya. Ubu se koko abantu badatuye mushumba yapima 40. Nitukaje twihagararaho ni situation y'idini wana. Ntabwo bizi yuko imyambi kurimo uri kuvirirana wenda gushiramo amaraso. Niba utarakoza n'icyaha Imana wayivuze nabi kuki uhereza abandi njye ukandeka yakuretse gute uri guhumeka umuntu uryamye rusoro ari kujera ibyo yasize uvuga ko yakuretse gute uri hano uri guhumeka uri gukanje kijumbuka kimira abandi barimo sonde barimo na bombani ku mazuru ngo yakuretse wayivuze nabi nacyo n'icyaha kabisa barivovoti bateza inzoka zirabahekenya. Beni Hadadi amaze iminsi kongorera kurekura agaciro Kristo yashyize muri wowe. Gusuzuguza umusaraba wa Kristo ukiherera ukajya naho batakureba wagiyeyo. Ariko imbabazi ziri hano. Umuntu wumva yanavuze n'Imana nabi kubera ibigerageza kumva yabivamo. Imana yavugaye nanjye umugabo naramubuse. Umuntu yatse kurira cyane arayinda gufara ambwira ngo yabuze umugabo. Niko gahinda ufite. Uri kubona abandi bari kubakerera ku ma YouTube. Mbigufungurira ubibone. Hari igihe uri kurira rero wazakwirangiriza. Ariko icyo gihe yatutse Imana ari kuyibwira amagambo mabi. Abantu babwira Imana amagambo mabi kubera ubuzima kandi niyo yabuguhaye. Bene data muhaguruke badufashe gusenga. Muntu wumvaga yareka agakiza kubera ibigerageza afite. Imana yatabaye Ahabu ikamukiza Beni Hadadi iraje gutabare. Yaramutsinze Beni Hadadi ngo aragenda agenda ahunze. Icyo kigeragezo gihora kikwizingiraho kigusuzugura n'Imana ukorera. Hamwe no gukomera ku Mana yawe kigiye kugenda ukibura ugira ngo urarota. Uvuga ni nge wari utuye aha cyangwa singe ninge wapimaga bya birasinge ninge wamara kwa batangiye kwibaza hasa nawe ubabwira ati ninge ni Yesu. Ariko birava kuri wowe. Uriya mugabo Yesu yakijije ubuhumye. Yaramubwiye ngo gisoro wamusaba gutera intambwe ajyayo. Kuva ahantu yamukije kugera isoro wamuhara urugendo. Imana irakugirira neza nawe bigizemo uruhare. Kwihagararaho ni bibi. Umuntu wese uzi neza ko ari ukuntu yabanye n'Imana nabi kubera ibigeragezo akanyonyomba cyangwa se akayivuga nabi akumva yatanga ubutunzi bwaturutse mu rupfu rwa Kristo ariko gakiza agakora icyaha kugira ngo abeho cyangwa se abone ibindi bintu runaka.
ni ukuri kwihagararaho nibyo bibi. Uzi ko wumvise ijambo ry'Imana rikagutsinda, ntuhaguruke ngo ubenekere imbere y'Imana, imivumo ucyura ingana n'imigisha wari kubona. Tugiye gusenga. Cyo kintu Imana yarakimishuriye. Ijambo ry'Imana ryo riduhanira gukiranuka. Nta handi uzahura ikintu gihuza na Yesu. Niri kubwira ngo bana n'abantu bose amahoro uzahita wibuka ukuntu warubanye nabo. N'uwo munyabwenge uzahindura. Nubwo hari abatayakunda uzayabahe. Imana yambwiye ko umuntu wumva ijambo ry'Imana akinangira, imivumo izamukurikira ingana n'ibyiza yari kubona yemeye guca bugufi. Nta Beni Hadadi umaze iminsi ufite. Muhaguruke dusenga Imana. Uburinzi bwatumye Beni Hadadi atsindwa. Nuko Isirayeli Imana yayemeraga. Ntabwo Imana itakwemera utaremeye Kristo. Niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya ku Mana atamujyanye. Niba utaranakira Kristo ngo ubone siransi iri mu maraso ye, nukuri kose nta maturo n'iby'abatisimu bagusaba. Nuko umwizera gusa ukabatizwa mu mazi menshi ukaba mu rugo rw'abana b'Imana. Kwihagararaho kugira ngo Beni Hadadi Imana imukize Abayisirayeli, nuko bwari ubwoko Imana yavuzeho. Imana yahaye Abayisirayeli imbaraga bakubita Beni Hadadi, bamukubitana n'ingabo 32. Beni Hadadi ngo yirira ifarashi ariruka. Niba ushaka ko ibintu bigushikamiye biguhunga bikiruka, ni wemera intege nke zawe. Na bya bindi wagize ibanga ngo uriya mushumba ntabwo azakujyana muri marato nk'abagore ngo akuvugireyo. Uzaze mu bwati mushumba hari ikintu cyananiye, mfasha Imana itazanteza Beni Hadadi. Yasanga Abayisirayeli Imana itarabavuzeho ntabwo bari kumukira. Abami 32 bari bigerageza ufite umbwire ko uzabisunikisha amaboko yawe atari Kristo. Muntu utarakira agakiza muri hano, nawe bishatse rwose yakwizira ahangaha. Murakoze bayobozi banje, nimuhunge mudapfa. Beni Hadadi afite benshi bamuri inyuma kurwanya wowe, ariko uri muri wowe imbere nutamwirukana azabaye kwirukanira. Imana ibaho umugisha. Reka dusenga Imana. N'abicaye bose bahaguruke, kuko turi ku isi, turi ku rugamba, biturwanya ni byinshi, ariko intsinzi iri mu kwizera imbaraga z'umusaraba wa Yesu. Haleluya. Niho dukura imbaraga. Iyo rero twibagiwe ibyo Yesu yakoze, tumera nk'abandi bose. Ariko kuko twagize umugisha wo kuba mu nzu y'Imana, reka dusabe Imana imbaraga kugira ngo ibiturwanya duhe imbaraga zo kubitsinda. Mana, turagushimiye ko turi mu nzu yawe. Tugize umugisha ukomeye wo kuba mu nzu yawe. Tugize umugisha ukomeye wo kumva ijambo ryawe. Niyo mpamvu iri jambo riradutsinze. Iri jambo ritsinze aba babyeyi. Iri jambo ritsinze aba bagabo. Iri jambo ritsinze urubyiruko. Kandi dusanze nta handi twakura ubushobozi, ni mu kwizera imbaraga z'umusaraba. Turagusaba kudukomereza muri ino nzira. Turagusaba imbaraga zo kunesha ibitunesha, natwe twaneshwa tukaba nk'abandi, kuko ibitero bituri inyuma ni byinshi, ibiduhagurukiye birahari, ariko iyo waturwaniriye dushira ubwoba, tugahagarara dushikamye kandi tukabasha kunesha. Turagushimiye rero, buri wese mwambika imbaraga, buri wese mushoboze, buri wese mukomeze, buri wese murenze ibigeragezo biri imbere, buri wese muha ubutsinzi. Turagushimiye kubyumvise, tugukomeye mu mashyi, kukugize neza. Ibyo tubisabye twizeye izina ryawe ryera. Amen. kubafite ibikomere babwira ngo mukomere, gatera mwagera kure, we kwita ku byo wabuze, kuko hari ababisize agaciro icyo yakoze. Imana ifitemo inyungu, amashuri utarangije n'imishinga utatangije, ibyo n'ubusa kuri yo, gatera wabigeraho. Naje ntanga ihumure babwira ngo mukomere, gatera mwagera kure, agaciro ibyo yakoze. Imana ifitemo inyungu,
gatera wagera kure naje ntanga ihumure mbabwira ngo mukomere haleluya gatera mwagera kure wikwita kubyo wabuze kuko hari ababisize hagacira ibyo yakoze Imana ifitemo inyungu amashuri utarangije n'imishinga utatangije agacira ibyo yakoze gatera zaguma mu isezerano nge ntacyantera kuba wacitse intege niyo mpamvu ngenda mbyumva kumwami Imana azantabara ibyo kumwara bisigiye nyirabyo gatera zaguma mu isezerano nge ntacyantera kuba wacitse intege niyo mpamvu ngenda mbyumva kumwami Imana azantabara ibyo kumwara bisigiye nyirabyo gatera zaguma mu isezerano nge ntacyantera kuba wacitse intege niyo mpamvu ngenda mbyumva kumwami Imana azantabara ibyo kumwara bisigiye nyirabyo nzabubatsa amagorofa bapfa batayatashyemo ntibagiriwe n'impuhwe ngo bayabakinguremo harabizaye barangije ndetse baranaminuza nabo bagenda bicuza babuze uwabarengera nzabubatsa amagorofa bapfa batayatashyemo ntibagiriwe n'impuhwe ngo bayakinguremo abize bakarangiza ndetse bakanaminuza nabo duhura bicuza babuze uwabarengera ariko njyewe muyumwa uzantabara umwuka utera uzantabara gatera sinzava mu isezerano nge ntacyantera kuba wacitse intege niyo mpamvu ngenda mbyumva kumwami Imana azantabara ibyo kumwara bisigiye nyirabyo niyo mpamvu ngenda mbyumva kumwami Imana azantabara kumwara bisigiye nyirabyo Satani we sinzagukorera never namenye Imana nzakorera forever gutabarwa kwanjye ntamenya aho kuva ni kuwiteka undinda majyana maza Satani we sinzagukorera never namenye Imana nzakorera forever gutabarwa kwanjye ntamenya aho kuva ni kuwiteka undinda majyana maza Satani wanzerereziwe namenye kutamfitiye impuhwe ariko menya y'amakuru yandinzwe n'umwami wo mu ijuru ibuka ko yakunyukanyutse ndetse akakwambura ifunguzo agafungurira abo yaremye turanezerewe Satani wambobowe
nabonye utamfitiye impuhwe ariko menya aya makuru yandinzwe n'umwami wo ijuru ibuka ko yakunyukanyutse ndetse akakwambura ifunguzo agafungurira abo yamenye turanezerewe satani we sinzagukorera neva namenye imana nzakorera forever gutabarwa kwanjye ntamenya aho kuva nekuwite kundinda majyana maza urashukana ndakwibuka muri Edeni washutse Eva ngo imbuto zose arazemerewe waduteje akaga ubu tubaho twiyushye icyuya niyo mpamvu nanjye ninjiye mu bakurwanya urashukana ndabyibuka waranshutse ngo ninjye mu bapfumu nanjye ngo ndabyemerewe wanteje ubukene baho nsabiriza niyo mpamvu nanjye ndi mu bakurwanya urashukana waranshutse mu kabari ngo kunywa inzoga ngo nanjye ubwanjye ndabyemerewe unteze icyaka nkajya mbaho mpangayitse niyo mpamvu nanjye ninjiye mu bakurwanya satani we sinzagukorera neva namenye imana nzakorera forever gutabarwa kwanjye ntamenya aho kuva nikuwite kundinda majyana maza satani we nituzagukorera neva twamenye imana dukorera forever gutabarwa kwacu twamenya aho kuva nikuwite kuturinda amajyana maza